Muri iyi minsi mu mujyi wa Kigali hamaze iminsi hasakaye inkuru igaragaraho abagabo batatu bateze umukobwa cyangwa se umugore bakamwambura ndetse bagasiga banamutemaguye. Ibi byabaje abantu benshi aho barimo kubacira urubanza bavuga bati izi nkozi z'ibibi umunsi zafashwe polisi izakora igikwiye rwose izikiza abantu cyangwa se izivane muri sosiyete. Kuri ubu ngubu polisi rero yamaze gufata ba bantu uko ari batatu, ndetse kuri uyu wa gatandatu yaberekanye aho nanditse yatangaje amazina yabo n'aho batuye ndetse n'aho baturuka. Abenshi ahubwo muri bo bumvaga barihimbye ayandi mazina byumvikane yuko bari basanzwe n'ubundi bakora igikorwa cy'ubwambuzi. Bravo kuri polisi y'u Rwanda. Reka twumve amazina y'aba bantu ndetse n'aho batuye n'ibyo bakoraga. uyu nguyu w'ibumoso wambaye agashaka atuye mu Nyakabanda, afite imyaka 38. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramunyuza mu kuguru, niwe wabikoze amufashe ukuboko. Niwe hagati wambaye agapira k'ubururu, niwe wambaye cya gipira, nawe wateye ku ijosi, ukuboko no ku maguru uriya mudamu. Niwe mwabonye mutema, yitwa Hakizimana Jacques. Uriya wa mbere yitwa Gataregimo alias Black. Aya mazina ya alias aka bayita LP bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye ari yafunze. We avuga ko acuruza butike. Kizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude, ari naho bamuzi nka Claude. Niwe watumye, niwe wari ufite umuvuduko, niwe mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye. Afite imyaka 33. Agiye kukivugiza, avuga ko acuruza. Uwa gatatu wo hirya wambaye agapira kari k'umurongo ka Nike wa Jean Paul Rurangu alias Mchezaji, Kinyarufunzo Mageragere, afite imyaka 40, wacuruza scrap. Rero uruye muri kiriya gikorwa niwe wateraga amabuye abaje gutabara. Niwe wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni kugira ngo urumva ko baje buri muntu ufite roruye muri kiriya gikorwa. Bose bafashe amatsiko atandukanye, bajya mu bitandukanye ahantu hatandukanye, kandi uko twafataga umwe ubundi abandi barabimenyaga. Bivuze ko barakurikiranaga, ko bari basize babwiye n'abadamu babo ko sinzi ijambo bakoresheje, ariko bari babamenyesha amagambo yabo ko ibintu bitameze neza, babo bashakishwa, abantu bari bashaka batari barangira aho. Birumvikana ko bari bazi icyo bakora. Nuko rero ngayo nguko abo ngabo nibo bantu bakoze ibidakorwa muri igihugu cy'u Rwanda, aho bafata umupanga bagatema umuntu wigendera rwose ku mugoroba avuye kwihahira. Nuko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira weekend nziza. Mwari kumwe nanjye Mombasa.